Ese amagambo inri agaragara hejuru y'umutwe w'umusaraba tubona mu madini ya Gikristo, ayo magambo asobanura iki? Hejuru ahagana ku mutwe w'umusaraba ukoreshwa mu Bukristo mu madini n'iyobokamana muri rusange, cyane cyane Kiliziya Gatolika y'i Roma, Anglican na Orthodox, handitse amagambo inri. Ushobora kuba nawe ujya wibaza icyo asobanuye cyangwa se ntuyiteho ngo wibaze igisobanuro cye, nyamara kandi rimwe na rimwe ugasanga nawe wambaye umusaraba wanditseho ayo magambo inri hejuru. Ayo magambo rero nkabanje ngo nkubwire mu magambo make cyane ndaciye ku ruhande igisobanuro cyayo. Nk'ibisanzwe uri kumwe na Sylvain, niba utarakora subscribe ukande subscribe munsi y'iyi video kugira ngo na video zacu z'ubutaha ujye uzikurikira utuje. Amagambo inri mu nyuguti z'impine afite ubusobanuro bubiri. Hakaba ubusobanuro rusange mu magambo y'Ikilatini, aho ayo magambo avuga ngo Jesus Nazarenus Lex Judeorum, bisobanuye ngo Yezu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Ayo magambo yanditswe bitegetswe na guverineri w'umuromani Pontius Pilato. Nyuma yaho abarishe Yezu ati sura umwami w'Abayahudi, undi ati wabyivugiye. Nyamara nyuma yaho gato Pontius Pilato ngo yabaza Abayahudi ati se mbabambira umwami wanyu, ngo bakamutera hejuru bamutera utwatsi bati nta wundi mwami dufite uretse Kayizari. Maze ngo Pontius Pilato amaze gucanganyukirwa no kubura igisubizo cyangwa icyo afata muri byo, ategeka koko Yesu abambwa, bakamukubita ibiboko n'inkoni nyinshi cyane bamucira mu maso banamushinyagurira, hanyuma bakamubamba ku musaraba ngo wanditseho hejuru ayo magambo tumaze kukubwira, asobanura ngo uyu ni Yezu umwami w'Abayahudi. Aho ngo Pilato yashakaga gusuzugura Abayahudi no kubereka ko abatesheje agaciro cyane, abereka ko mu by'ukuri ashobora kwica umwami wabo bikarangira ntacyo babikozeho. Ngo Yezu jambo w'Imana kuba yariyise umwami w'Abayahudi bivuga ngo umucyo w'ubwenge bw'Imana ari nawo umwami w'ubwenge bwose bubaho mu ijuru n'ahandi hari hose ku isi no mu isanzure ryose, ugomba gutegeka no kurusha ibitekerezo byose by'ubwenge bw'abantu imbaraga, byaba iby'Abayahudi bari bariziritseho mu migenzo, imihango n'amategeko atarangira, ishyano ryose, imiziririzo ndetse n'ibindi bizira byinshi cyane basangaga abantu bakora bakabicisha mu bihe n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterabwoba bakoraga bitwaje Imana. Ubwenge bw'Imana bugomba kubisumba ndetse bukanasumba ibike bw'abanyasiyansi bo muri iki gihe, abahugiye muri tekinoloji na siyanse, computer engineering, robot engineering ndetse na artificial intelligence igumye kwivugurura no kwihindura nshyashya uko iminsi igenda yicuma. AI ngira ngo utayizi muri iki gihe ubu ntajyanye n'igihe. Ubusobanuro bwa kabiri bw'amagambo inri nibwo tugiye kukubwira. Mu buryo bwa kabiri, ibisobanuro inri mu by'ubwenge bwa kera, esoteric wisdom ndetse na Rosicrucian, aya magambo inri asobanura ngo in nobis regnat Jesus, cyangwa se Yezu atwigarurira ari umwami mu mitima yacu. Iri hame iriminwa gusa n'abamaze gutunga ubugingo budapfa cyangwa se abazabaho iteka ryose bakazuka, kuko muri bo Yezu nyakuri si umuntu umanitse ku giti cy'umusaraba, uwo si Umuyahudi uwishwe n'inzara n'agahinda, ahubwo Yezu muri bo asobanura ubuzima bw'Imana muri bo. Iyo buganjwe n'umwijima cyangwa se ibyaha butuma umuntu atakara mu mwijima n'ubuyobe, ibyo bikitwa urupfu rwa Yezu. Kuzuka kwa Yezu rero bigasobanura ko umuntu ahawe ubuzima bw'iteka mu bwenge bw'Imana n'urumuri rw'agatangaza muri bo, maze ngo kuko Yezu azukira mu mitima y'abamwizera bose akabaha ubuzima bw'iteka bwo kutazigera bapfa na rimwe, bamurikiwe n'urumuri bw'ubwenge bw'Imana, maze kuzuka mu bapfuye kwa Yesu akazuka mu mutegetsi mu mitima yabo ngabo. Amagambo inri twakubwiye ko afite ubusobanuro bubiri. Ubusobanuro bwa mbere asobanuye Yesu umwami w'Abayahudi. Amagambo inri ubusobanuro bwabo bwa kabiri agasobanura in nobis regnat Jesus, cyangwa se Yesu atwigarurira ari umwami muri twe. Ibyo bikaba ari ibisobanuro ngo bizwe n'abantu b'ubwenge kandi bafite ubugingo badashobora gupfa. Ngushimira kubona natwe buri kanya mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu biragaruka naho mu kanya.